Welcome to Wordland TV. Tubahaye ikaze mufashe umwanya kugira ngo mukurikire ibiganiro tugenda tubagezaho. Ubwo rero uno munsi turashaka kugira ngo tugaruke kuri topic ijyanye n'uburere mboneragihugu cyangwa se umuco uboneye abanyarwanda. Mu by'ukuri hari ibintu dusa naho twagiye twirengagiza, ariko kuri uno munsi nyine kuri ino nshuro birimo kugenda bitugiraho ingaruka zikomeye cyane. Sinzi wenda hari namwe niba mubibona nkanjye, ariko mu by'ukuri birimo kutugiraho ingaruka zikomeye cyane, kubera yuko umuryango nyarwanda cyangwa se sosiyete cyangwa se n'isi muri rusange dusa naho twabiteye umugongo. Hari ubanza ari iterambere ribitera, ariko mu by'ukuri kuba iterambere ririmo kuza ntabwo hari twari dukwiye kuba twabyirengagiza, kuko ubundi ikigaragara cyo ni ibintu byatangiye kuba byagaragara cyane guhera mu myaka ya za 2005 kuzamura cyangwa se na 10. Sinzi guhera uwo mwaka njye nagiye mbona ibintu byagiye bitangira kugenda bihinduka, ariko mu by'ukuri sinkeka yuko na mbere yaho iterambere abantu batagendaga batera imbere, ariko umuvuduko ibintu byatangiye guhindukaho mu burere mboneragihugu cyangwa se umuco guhera 2010 kuzamura byafashe indi ntera, ku buryo njye mbona yuko byakagombye kuba binahangayikishije umuryango nyarwanda cyangwa se n'isi muri rusange, kuko nta nubwo navuga ko biri hano mu Rwanda gusa, bisa naho biri ku isi yose. Ikintu cya mbere rero nabanza kugarukaho gisa naho abantu bateye umugongo, ariko mu by'ukuri kikaba kiri kugira ingaruka zikomeye cyane. N'iki icya mbere ni ikintu cyo kuba ababyeyi batakibasha gukebura abana babo ngo barebe igitsure uko bikwiye. Umwana abeho atinya umubyeyi cyangwa se atinya kuba yakosa, kubera yuko azi ko umubyeyi byanze bikunze atari buze kumworera cyangwa se atari buze kwihanganira uburemere bw'ikosa umwana yakoze. Mu by'ukuri iki ni kimwe mu bintu bisa naho byangirije sosiyete yacu, ndetse binasa naho biri kugenda bica urutirigongo, ariko mu by'ukuri abantu benshi ntabwo babibona. Niba ureba neza mu ngo ziri kubakwa muri iki gihe cyangwa se abantu bari gushinga ingo muri iki gihe, hashira igihe gito ugasanga abantu bari guhita batandukana bataramana n'umwaka cyangwa se igihe runaka. Nyamara mu by'ukuri kera umukobwa yasangaga umusore wenda yanamufashe ku ngufu cyangwa se yamuteruye, bakaza atarigeze bakundana, akazabana nawe kandi bakazarinda basazana, bakabyarana abana bakazarambana. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu umuntu asangana n'undi, nyamara barafashe umwanya wo kuba bakundana, bakamara igihe kirekire bateretana, ariko bamara kubana ugasanga batandukanye hatarashira igihe kinini. Iki rero ni kimwe mu bintu, ni kimwe mu bigaragaza yuko byanze bikunze uburere abo bana baba barahawe bubatse urugo bakiri batoya, byanze bikunze cyangwa se igihe bari bakiri kumwe n'ababyeyi, hari indangagaciro byanze bikunze ababyeyi babo batabashe kuba babatoza cyangwa se batabashe kuba babagiraho inama uko bikwiye, kubera yuko iyo umwana umweretse yuko byanze bikunze hari ibintu agomba kwihanganira nubwo byaba bimugoye, byanze bikunze ntabwo azagera mu rugo ngo yumve ko ari buhasange ibintu bisa naho ari umunyenga gusa, cyangwa se aje kuba mu bintu byo kubaho anezerewe gusa. Byanze bikunze agomba kuba azi neza ko hari challenges zigomba kuba ziri muri urwo rugo, cyangwa se ubuzima agiye kubamo byanze bikunze atari umunyenga gusa, byanze bikunze ko hari ibindi bintu azajya abonamo byanze bikunze bizamugora cyangwa se bizamubangamira, kandi ko asabwe kuba yabyihanganira. Reka njye mbanze mbahereza urugero. Ubu ngubu niba wenda umwana w'umukobwa uri mu myaka wenda 18 cyangwa 6 cyangwa se 20, asigaye ashobora kuba yataha saa 3 saa 4 z'ijoro, cyangwa se akaba yanataha saa 5, twe mu gihe wenda nanjye ntabwo nkuze cyane birenze, ariko njye ntekereza yuko byaba byari bigoranye cyane yuko mbere yuko wenda mu mwaka mbere ya za 2000 gutyo, hari umwana w'umukobwa byari byamworohera yuko yari yataha agataha iwabo, haba mu mujyi cyangwa se mu cyaro, aho byari byapfa kumworohera ko umubyeyi ari kumworohera yuko yabona umwana w'umukobwa we atashye saa 3 z'ijoro cyangwa saa 4 ngo amubaze ngo abure kumubaza aho yarare, cyangwa se ngo abure kuba yamucyaha cyangwa se ngo amuhane. Ariko ubu ngubu hari ikintu cyaje gisa naho abantu bita ngo ni uburenganzira bw'umwana cyangwa se ngo ni uburenganzira bwa muntu.
ariko mu by'ukuri hari ibintu njye nsa naho navuga yuko hari niba ari nka Satani usigaye ukoresha abantu agashaka kubereka yuko abantu bafite uburenganzira bwo kwigenga bakarenza no kwigenga, cyangwa se ukwigenga kwabo kugomba kuba kwabakururira mu mico mibi, ariko abantu ntibabashe kubona ko iyo mico mibi nanone izagaruka ikagira ingaruka kuri bo ku giti cyabo cyangwa se ku miryango yabo. So simbizi rero, ariko mu by'ukuri sinzi niba namwe mubibona nkanjye, ariko mu by'ukuri byari bigoranye cyane ko mbere ya za 2005 gutyo ko umwana w'umukobwa yabaga yavuga ngo aratwita inda y'indaro, cyangwa se atwite umwana adafite umugabo atarashatse, ngo iwabo babirebere be no kugira ikintu bavuga, ahubwo base naho bamushimira, cyangwa se bise naho ari ibintu bisanzwe, abe nkaho abyaye afite umugabo cyari ku mugabo nkaho yashatse, bibe ibintu byo kureba gutyo gusa bikarangira. So nyine ntabwo ari ukuvuga ngo njye ngo ndarwanya wenda uburenganzira bw'umwana cyangwa se uburenganzira bw'umuntu, ariko mu by'ukuri uburenganzira bw'umuntu buba bukwiye kugira aho bugarukira, kandi aho uburenganzira bwawe bugarukira niho ubw'undi nawe buba bugomba kuba butangirira, kuko byanze bikunze umuntu aba agomba kugira influence ku wundi muntu. Niba mu by'ukuri tubereyeho abandi bantu, ko umuntu ariko ntabwo aba yibereyeho ku giti cye, aba akwiye no kubaho areberera na mugenzi we. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu aba akwiye kuba ijisho rya mugenzi we. Ntabwo wagombye kuwubona nyine ndimo gukora amakosa nurangiza ngo wicecekere, cyangwa se ibyo ubona ndimo gukora bidakwiriye ngo uceceke ngo nuko ngo mfite uburenganzira ngo bwo kwigenga. So n'ababyeyi rero, niba ufite umwana cyangwa se wumva yuko byanze bikunze uzabyara, ntabwo ukwiye kuvuga ngo izo nshingano ngo uramureka ngo nuko ngo ari umwana ngo afite uburenganzira, ngo igihugu cyangwa se ngo rubanda ngo bamuhaye uburenganzira, kuko byanze bikunze urimo uramwicira ahazaza. Ni hahandi n'ubundi uzumva yuko byanze bikunze icyo atekereza gukora cyangwa se icyo yifuza gukora cyose, cyaba gikwiriye cyangwa kidakwiriye, afite uburenganzira bwo kugikora byanze bikunze, ko nta wundi muntu uri bumubaze cyangwa se ngo abe yabimuryoza ngo nuko atari byiza. So ikindi kintu rero ahangaha nanone mbona gisa naho abantu birengagije kikaba kirimo kutugiraho ingaruka zikomeye cyane muri iyi minsi, ni ikintu cyo kuba abantu barahariye abandi inshingano. Niba uri nk'umubyeyi cyangwa se ababyeyi, ugasanga wenda se bajya gushaka amafaranga n'ibiki n'ibyo koko, kandi ayo mafaranga niyo aba ari butunge urugo, ariko ugasanga abana babo kandi baracyari batoya baba bashyize mu biganza by'umukozi. Niwe umenya uko babiriwe, niwe umenya uko baraye, rimwe na rimwe wenda cyangwa se ni nawe urara hamwe nabo, niwe ubuhagira, niwe ubagaburira. Ugasanga umwana mu by'ukuri yakuze asa naho umukozi ahubwo ari we mubyeyi wiwe, ugasanga umwana n'umukozi niwe bafitanye relationship kurusha umwana uko yagombye kuba afitanye umubano cyangwa se relationship n'umubyeyi w'umubyara cyangwa se ababyeyi biwe. Mu by'ukuri iki nacyo ntabwo ari cyiza, kubera yuko ibyo wagira byose, ibyo wavunika byose ngo gushaka amafaranga azatunga abana cyangwa se ngo bizababeshaho, bizabafasha kubarera, bizagufasha kubarera, ariko nanone utarimo kubahereza uburere, nanone nibamara kwegera hejuru uzajya ubona nyine ibyo bakora cyangwa se ibyo bazanyuramo, uzajya usanga nanone bifitanye ingaruka cyangwa se bifitanye isano no kuba utarabahaye umwanya uhagije kugira ngo ubahereze uburere bukwiriye wagomba kuba warabahaye. Iki kintu rero nacyo ni ikintu abantu benshi bari bakwiye kuba barebaho cyane, ukagira umwanya wo kuba wajya gukora koko kugira ngo ubashe kwita ku wabyaye cyangwa se ku rugo rwawe, ariko nanone ntubure bwite umwanya wo kugira ngo umenye n'ibyo mu rugo ngo bigenda gute, abana bawe se baba bameze gute, ese umubano bafitanye n'abakozi nibo basigira umukozi bimeze bite, cyangwa se no ku ishuri aho baba bagiye kwiga biba bimeze gute, mbese ukamenyera n'umwanya uhagije wo gukurikirana n'ibibera mu rugo rwawe. Rimwe na rimwe ukaba n'igihe wiriwe mu rugo, nubwo kuba wiriwe mu rugo nyine ngo ube n'ubundi ukaba uhari udahari, ahubwo ukaba uhari nanone ari cya gihe cyo kuvuga ngo nimba noneho mari, noneho niwo mwanya wo kugira noneho ngo ngenzure ibyo nari maze igihe kirekire ntagenzura kuko ntari mbifitiye umwanya uhagije. So ikindi kintu rero cya gatatu abantu cyane badakunda kuba bakwitaho, kandi nacyo gisa naho cyatugizeho ingaruka zikomeye cyane, ariko abantu nyine bagiye basa naho bagitera umugongo gake gake, ni ikintu nakwita
ikintu cyo kuremaza abana. Mu by'ukuri umwana umurinda inzara ariko ntabwo umurinda umurimo. Mu by'ukuri twe wenda hari sinzi wenda niba ari uko wenda twagiye dukurira mu duce two mu byaro, ariko mu by'ukuri njye nzi neza yuko natangiye kuba nagera ahantu mu mijyi nkiri n'umwana mutoya, ariko njye nzi neza yuko mbere ya za 2000 gutyo cyangwa se za 2005 za 2010 no mu mujyi cyangwa se mu mijyi wasangaga abantu bagifite indangagaciro zo gutoza abana uturimo two mu rugo tworoheje, umwana agakora azi yuko hari ibintu byo mu rugo aba agomba kuba yakora. Hari umuntu nigeze kubona kuri YouTube cyangwa se ahandi hantu arimo kuvuga ngo ufata umwana wawe ukamubuza kugira icyo akora ngo ibintu byose bikorwe n'umukozi, ukibwira ko urimo kuba wahima umukozi, ariko nyamara abana bawe nibo urimo guhima. Ngira ngo ni Mutesi Scovia wavugaga kuri ibi bintu, ariko mu by'ukuri ibyo yavugaga nibyo. We kuba umwana wawe urimo kumuremaza, ntabwo umukozi ari uri kubihomberamo, kubera yuko umwana wawe ejo hazaza niwe uri kuhamwica, ntabwo uri kwica aho umukozi, kuko umukozi ari gukora ibyo ari agomba gukora kandi azanabihemberwa nta kibazo. Ariko umwana uri kumwicira azaza azumva yuko byanze kunze nta mpano kuba umuntu mukuru nta kintu na kimwe cyo mu rugo aba akwiye kuba yakora. Ni hahandi agomba kuba afite n'umukozi cyangwa se adafite ubushobozi bwo kuba yatugira uwo mukozi bitewe wenda n'ubuzima wenda arimo, ugasanga ari ibyo yakagombye kuba yakora kandi bitanamugora ariko ntashoboye kubikora. Izo rero ni zimwe mu ngaruka ziba zikomeye cyane mukwiye kuba mwarinda abana banyu hakiri kare, kugira ngo mubategurire ejo hazaza, mubategurire kuzavamo abagore beza cyangwa abagabo beza. Mu by'ukuri rero ntabwo twari dukwiriye gushyira agati mu ryinyo ngo tujye turebera ibintu bijyanye n'imico myiza cyangwa se ibintu byagombye kuba byafasha abana twabyaye, cyangwa se mu buryo kuba twabahereza uburere bukwiriye kugira ngo bazavemo ababyeyi babereye igihugu cyangwa se bagira isi umumaro, ngo tubirebere gutyo gusa. Kandi noneho natwe nk'ababyeyi ntabwo tuba dukwiye kwicara gutyo gusa, ahubwo tuba dukwiriye natwe kujya tureba ibyo dukwiriye kuba twakora bikwiriye kugira ngo abana tubyara bazadufatireho urugero, cyangwa se tuzababere indorerwamo, cyangwa se tuzababere urumuri ruzabayobora kugirinda nabo bageze mu myaka nk'iyo tuba twaragiye tugeramo, cyangwa se bazanarushaho kugira imico myiza kuturusha. Naho ukuvuga ngo umwana wawe aho gutyo nta kintu na kimwe umufasha, utamuhereza umurongo muzima, ngo ni uko ngo afite uburenganzira bwo kwigenga no gukora ibyo ashaka, mu by'ukuri ntaho ibi bintu biba bitugeza, nta naho byaba bituganisha. Ni rya terambere ariko nanone mu buryo bumwe, ariko nanone turi gutera inyuma mu bundi buryo. Ubwo rero iki ni cyo kiganiro nari nateganyije kuba nabagezaho. Niba wagikunze wakora like, ukaba wanakora subscribe kuri iyi channel niba uri mushya. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro. Imana ikomeze barebe neza kandi bishimye.